ariko ko byagenda kose dutangiye icyumweru kijya gikomerera abantu benshi, icyumweru cyo kwibuka kuva mu isezerano rya kera kugeza mu isezerano rishya. Tubona Aburahamu yibuka umugore we Sara aramuririra, tubona Dawidi ubwo inshuti ye Yonatani na Sawuli n'ingabo za Isirayeli zari zatsembwe n'Abafilisitiya, Dawidi yahimbye indirimbo y'umuheto aririmba indirimbo yo kwibuka Sawuli na Yonatani n'Abayisirayeli bapfuye bose. Hanyuma iyo ugeze mu bahanuzi, buriya bakunda gusoma Bibiliya, amaganya ya Yeremiya ni igitabo cya Yeremiya yibukaga Yerusalemu yashenywe, aravuga ati dore Yerusalemu yashenywe Mana, abantu bacu inkumbi zuzuye imihanda, abantu bacu barashonje. Mbese usomye amaganya ya Yeremiya ushobora kubona ukavuga ariko se Yeremiya yari hano muri 94, kuko usanga ibyo avuga bisa n'ibyo twebwe twabonye. Ariko niyo ugeze mu isezerano rishya ubona abigishwa ba Yesu bibuka. Ari nimusoma neza Yesu amaze kuzuka, ndibuka kuri Pasika ya 94 ni yewe wigishije hano ku Giporoso, ko nari umukristo hano i Remera. Itariki 3 z'ukwezi kwa 4 94 ni yewe wigishije kuri Pasika y'uwo munsi. Nigisha ku ijambo n'uyu munsi ndacyari yibuka ryo mu Baheburayo rivuga ngo yarapfuye arazuka, ngo kugira ngo abature abahoraga mu bubata bwo gutinya gupfa. Kuko twese duhora mu bubata bwo gutinya, ariko umwami wacu yarapfuye arazuka. Iki gihugu cyarapfuye kirazuka. Niyo mpamvu uyu munsi dushobora kuvuga, niyo mpamvu uyu munsi dushobora gushima, kugira ngo kubw'ihumure twabonye natwe dushobore guhumuriza abandi. Ariko ririya humure riva hehe? Kumenya ngo dufite umwami wapfuye, bivuga ngo yababajwe ibyo dushobora kubabazwa byose, ageza no ku rupfu, ariko arazuka. Tugashima Imana, Imana izura n'ibyapfuye, Imana yongera ikazura umuryango wendaga kuzima, Imana yongera igatanga ibyiringiro aho byari byarashize. Zaburi ya mbere. Ongera usuhuza umuntu kuri iruhande, hanyuma nurangiza umurebe, hanyuma umusengere. Uri wenyine areba abantu yegera, arebe ko nawe yasusuruka. Hanyuma dusenge Imana, dusengerane, dusengere igihugu. Kuri uyu munsi yewe ntangara cyane ukuntu abantu agahinda kabagumaho na nyuma y'imyaka. Ntabwo byabatangaza muri iyi minsi mubona abantu bahungabana, kaza rero bigenda bite ngo abantu bahungabane mu kwezi kwa 4 andi mezi batahungabanaga. Iyo abantu bavuze kwibuka umuntu asubira inyuma, na nyuma y'imyaka 30 akongera gahubangana. Nabonye n'abahungabanywa n'ibyo batabayemo. Nigeze kujya muri conference y'abantu bakorewe genocide Ottawa, mbona abantu buriya abaindiye bo muri Amerika bakorewe genocide mu kinyejana cya 15-16. Ariko nigiye kubona mbona abantu bararira, nkabona se ibintu byabaye mu kinyejana cya 16 biracyabarimo. Rero hari ikintu kitajya kigenda kimuka, n'agahinda kabamo. Buriya rero igihe turiwe dusengerana, dusengere n'iki gihugu cyacu, tugisengere rwose kugira ngo Imana yamurura umwuka w'agahinda n'umubabaro. Ibyo twabonye ntituzongere kubibona ukundi. Dusenge Imana, ariko tunasengerane, kuko nubwo wenda turi ku munsi wo kwibuka akaba ari byo byatwaye imbaraga nyinshi, ariko hari n'abafite ibindi nabyo bibagoye. Ufite ibikuremereye ku mutima, ufite uburwayi, ufite umunaniro, ufite izindi ngorane, bisengere. Bwira Imana ngo Mana rwose ibi ngibi nabyo ndabiguhaye. Turagushimye Mana yacu, n'umunezero wacu iteka ryose iyo duhuye nk'uku nguku ku munsi witiriwe izina ryawe, tuzanywe no kugushima, tuzanywe no kuguhimbaza.
utwemerere mwami ubane natwe nk'uko wadusezeranije ko waratubwiye ngo 2 cyangwa 3 nibaterana mu izina ryanjye nanjye nzaba ndi hagati yabo, ngo kandi 2 nibahuza umutima kugira icyo basaba ngo data wo mu ijuru azagikora. Turasenze rero ngo buri muntu wese uri aha ngaha uko turimo gusengerana, uwaje arwaye umuramburireho ikiganza ukora umurimo mwiza wo kumukiza, waje arwaye indwara iyo yaba ariyo yose, indwara yo ku ruhu, indwara yo mu mitsi, indwara yo mu maraso, abafite ibibyimba, abafite amadiyabete n'ubundi burwayi bwinshi bukunze gufata imibiri yacu, urambura ikiganza cyawe ubakoreho kandi ubakoreho bakozeho by'ukuri ku buryo bakiza. Twatuye gukira, twatuye kuba bazima ku muntu wese waje hano afite uburwayi muri mu mubiri. Turasengera waje afite ibimuremereye, ibimuruhije, ibimunaniye. Mwami Yesu waratubwiye ngo abarushye n'abaremerewe bajye baza bagusange nawe uzabaruhura. Uruhura umuntu wese waba yaje hano afite ibimuremereye ku mutima. Kandi muri no minsi mwamurabizi kiremereye iki gihugu kuruta ibindi byose no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, no kwibuka abapfushije abantu babo mu ntambara yakurikiyeho yo kuyihagarika. Harimo na bamwe baba bibuka ibyo bakundaga batakaje, abo bakundaga batagifite nk'inshuti zabo. Turasenze ngo urambure ikiganza cyawe weyure igihu cyose, weyure igicu cyose kuri iki gihugu cyacu, igicu cy'agahinda, igicu cy'umubabaro, igicu cyo guheranwa n'agahinda, igicu cyo guheranwa n'umujinya, igicu cyo guheranwa n'intimba. Ibyo byose ubyeyure ku kirere cy'iki gihugu, haba mu burasirazuba, haba mu burengero bwaryo, mu majyaruguru, mu majyepfo, uturere twacu twose uko ari 30, imirenge yose uko ari 416. Ugenderere buri rugo, ugenderere buri muntu muri iki gihugu rwose, ukureho umwuka w'akababaro, ukureho umwuka w'agahinda, ukuremo umwuka wo guheranwa, ushyiremo umwuka w'umunezero. Imbaraga zawe zimanukire kutwibagizwa ibyo twanyuzemo no kutwambika imbaraga nshya zo kubaho. Urambura ikiganza cyawe ubikore kuko ufite ubushobozi bwo kubikora. Kandi mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo turasengera n'abafite ibindi bibaremereye, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'ubushomeri, ibibazo by'uburyo bwose. Urambura ikiganza cyawe buri muntu wese umusubize nk'uko asenze. Reka imbaraga zawe zigenda aha ngaha, kandi n'uwaje aremerewe n'ibyaha bye kuko nabyo bibaho, uwaje aremerewe no gukiranirwa kwe, imbaraga zawe zimanukire kwemeza buri muntu, kandi imbaraga z'umwuka wera ziba ahantu kugira ngo twese twambike imbaraga. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe bunezerwe, ko ni mu izina ryawe dusaba umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amina. Turashima Imana cyane kuri uyu munsi. Nk'uko mwabibonye turi mu cyumweru cyo kwibuka cyatangiye uyu munsi, ari nacyo cyatumye amateraniro yacu aza nimugoroba, kuko mu gitondo murabizi mwese twari twagiye mu midugudu, abandi bagiye muri arena, abandi wenda bibukiye mu rugo bitewe n'uko byari bibamereye. Ariko uko byagenda kose dutangiye icyumweru kijya gikomerera abantu benshi, icyumweru cyo kwibuka. Niyo mpamvu hariho n'iriya semina, ari amahugurwa y'isanamitima iki cyumweru kije cyo cyiswe Healing Week, gifite intego ivuga ngo intimba zacu nizo yishyizeho. Kandi nanjye uyu munsi nicyo ngiye kwigisha, guhindurwa no kwibuka. Niko inyigisho y'uyu munsi nayise guhindurwa no kwibuka. Buriya nimwitegereza muri Bibiliya zacu muzasanga yuko burya Bibiliya yuzuyemo abantu bibuka, kuva mu isezerano rya kera kugeza mu isezerano rishya. Tubona Aburahamu yibuka umugore we Sara aramuririra. Tubona Dawidi ubwo inshuti ye Yonatani na Sawuli n'ingabo za Isirayeli zari zatsembwe n'Abafilisitiya, Dawidi yahimbye indirimbo y'umuheto aririmba indirimbo yo kwibuka Sawuli na Yonatani n'Abayisirayeli bapfuye bose. Hanyuma iyo ugeze mu bahanuzi, buriya bakunda gusoma Bibiliya, amaganya ya Yeremiya, ni igitabo cya Yeremiya yibukaga Yerusalemu yashenywe. Aravuga ati dore Yerusalemu yashenywe Mana, abantu bacu inkumbi zuzuye imihanda, abantu bacu barashonje. Mbese usomye amaganya ya Yeremiya ushobora kubona ukavuga uti ariko se Yeremiya yari hano muri 94, kuko usanga ibyo avuga bisa n'ibyo twebwe twabonye. Ariko niyo ugeze mu isezerano rishya ubona abigishwa ba Yesu bibuka. Ari nimusoma neza Yesu amaze kuzuka,
inkuru njya nkunda cyane nabigishwa ba Emawusi ngo bari bamanutse bagenda bagaragaza agahinda, bagenda baganira, ngo Yesu arabegera ngo babuzwa kumumenya kuko yagira ngo abanza bumve narangiza abakosore. Aravuga ati ariko ngenda mbona mugenda muganira mubabaye, habaye iki? Ati yo, ati ni we mushyitsi wenyine uri hano i Yerusalemu utarumvise ibyabaye? Ati ni biki byabaye? Ati ni bya Yesu w'i Nazareti, umuntu Imana yakoreshaga ibitangaza bikomeye cyane, ariko abatambyi bacu baramufashe baramwica, none uyu ni umunsi wa gatatu, abagore bamwe batubwiye yuko yazutse ariko bagiye kumva ntibabonamo imva ye. Amagambo bavuze yarashekeje. Abagore bababwiye ko yazutse, hanyuma ntibabona imva ye mu mva, nako ntibabona intumbi ye mu mva. None se niba yazutse bari gusanga intumbi ikiri mu mva bite? Burya iyo umuntu yahungabanye n'ibitekerezo bye ntibiba biri ku murongo neza. Nuko ngo Yesu ahera kuri Mose n'abahanuzi abasobanurira ibyanditswe byose ko ari we byavugaga. Ariko ikintu njya nkunda cyane, aragenda yinjirana nabo mu rugo, hanyuma amaze kumanyagura umugati awubahaye ngo aburira hagati muri bo. Noneho ngo barabwirana barwaye ngo uzi ko ari umwami wacu, kuko ngo yamanyaguye umugati, babonye inkovu ze ngo baramumenya, ahita abura. Ariko amagambo nkunda cyane nayo bavuga ngo ntiwibuka igihe yadusobanuraga ibyanditswe byera ukuntu imitima yacu yari irimo gususuruka. Ubundi ikintu gishobora gutuma abantu basusuruka mu bihe byose, yego twabonye jenoside yakorewe abatutsi n'intambara, ntabwo ngiye ndi muri teori ya double jenoside mutaza kubifata nabi, ariko burya no mu ntambara abantu bapfushije abantu, kuko iyo bombe iguye ntabwo irobanura. Abantu bahunze bakajya Kongo, bamwe bagarukanye agahinda kangana n'akabasigaye mu gihugu bakorewe jenoside yakorewe abatutsi. Baragiye korera yirara mu bantu. Hari abantu twaganiraga gwera tabana natwaye bose nta numwe nagarukanye. Umugore wanjye n'abana korera yarabahitanye, abandi bahitanywe n'amashyamba, abandi bahitanywe n'intambara. Iki gihugu ni igihugu cyababaye, ni igihugu cyarize. Ariko iyo Yesu yegereye umuntu uri mu gahinda, umutima we urongera ugasusuruka. Nyuma y'imyaka 30 ngira ngo murabibona. Ndibuka hari igihe nigeze kujya kwigisha abapfakazi bo muri Avega. Buriya abantu bababaye cyane kuruta abandi ntabwo ari abana bapfushije ababyeyi, bariya barababaye, ariko nibura bo uno munsi basubira inyuma akakubwira ngo cya giti cyarashibutse. Ariko buriya abantu bababaye cyane n'abantu bapfushije abana ntagire umwana n'umwe asigarana, kuko uko agenda asaza arushaho kubyumva, uko agenda asaza akarushaho kubyumva. Ejo bundi twagiye muri konferanse yari iri hariya ku Ntare. Hari abagore banditse igitabo cyitwa Antandenu mu dutega amatwi. Noneho abapfakazi bamwe batanga ubuhamya, baravuga ati nyuma ya jenoside kimwe mu bintu byagoye abagore bapfushije abana no kujya kwigisha. Akajya kwigisha, yabona abana bangana nabe yari afite, kwigisha bikamunanira. N'aba infirmieri bakoraga mu bitaro muri za pediatri, umuntu yazana umwana ungana n'uwo yari afite no kumuvura bikamunanira. Ariko ibyo byose ayo ni amateka yacu, ntidushobora kuyahunga, ntaho dushobora kuyihisha. Tugomba kuyafata tukayakira kandi tukabaho. Ibyo rero kugira ngo bishoboke nibyo buriya Yesu yakoreye bari bigishwa ba Emawusi, ngo yarabegereye arabaganiriza. Buriya kimwe mu bintu bikomerera abantu ni no kubona umuganiriza. Nyambwira abantu, hari indirimbo kera indi Sarusi Populi yajyaga iririmba turi muri universite, muzanayumva kuri radio rimwe na rimwe, ariko izo ni indirimbo za kera zo muri za 70 na ubu zarashaje. Yaravugaga ngo sindira, niko iyo ndirimbo yitwa, sindira kubura ibintu, sindira kubura ibintu mama we,
gendira kubura umuntu mama we, wagira umutima mwiza mama we, akamenya urupfu mfuye mama we. Buriya ikintu abantu benshi bakenera nicyo Yesu yakoze yegera bariya bigishwa ba Emawusi. Yarabegereye arababaza ngo ariko ko mugenda mubabaye, mubabajwe n'iki? Sindira kubura ibintu, ahubwo ndarira kubura umuntu wagira umutima mwiza akankiza urupfu mfuye, akantega amatwi. Icyo rero Yesu azi kugikora cyane. Niyo mpamvu duhora tubwira abantu ngo umuntu wese ubabaye ujye umwereka Yesu. Abakanserazi buriya bariya ba professional b'abanyabwenge, hari ab'inshuti zanjye twakoraga umurimo umwe cyangwa n'ubu tugikora umurimo umwe, njya mbabwira ni buriya counseling itarimo Yesu ni nk'umuganga uzi koza igisebe ariko adafite umuti wo gushyiramo. Kansara aricara akagutega amatwi ukamubwira ariko nta muti, kuko buriya kamubwira impamvu uvuga ntyo. Buriya kugendana na Yesu aho bigirira umumaro, hari amasaha agora abanyagahinda bose, amasaha ya mu gicuku. Nta muntu uri buhamagare, nta telefoni iri bukwitabe, kandi nibwo Satani akwihererana akaza wicuye cyangwa wabuze ibitotsi, ahasigaye akakujomba ibikwasi. Ariko iyo ufite Yesu, icyo nkundira Yesu, he is ever present. Na mu gicuku arakubwira ati ndi hano, na mu gitondo ubyutse abandi batarabyuka akakubwira ati turi kumwe. Niyo mpamvu tuvuga Yesu mu gihe nk'iki. Ariko iyo siyo nyigisho nshaka guheraho gutindaho cyane. Turiga ku musaraba wa Yesu. Mu magambo badusomeye muri Luka 22, natangiye mbabwira ko Bibiliya ari igitabo cyo kwibuka. Yesu abwira abigishwa arabwira ngo mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Niki bibukaga? Biratangaje cyane yuko muri Bibiliya ibintu twibuka akenshi inzibutso dufite ni inzibutso z'ibintu bibabaje. Nimwitegereza abantu bose, na hano ubu ngubu ndebye aho uzanyura ukahasanga urusengero uzahasanga umusaraba. Umusaraba niwo wahindutse ikimenyetso cy'ubukristo. Ariko ubundi umusaraba ntabwo twagombaga kuwugira ikimenyetso cy'ubukristo, kuko umusaraba cyari igikoresho cy'urupfu. Umuntu wese babambaga ku musaraba ntabwo yawuvagaho. Iyo Abaroma bagushyiraga ku musaraba babaga bamaze kugucira urubanza rw'urupfu, ahubwo bagushyiraga ku musaraba kugira ngo upfe nabi. Hanyuma umwami wacu bamushyira ku musaraba, turangire dufata umusaraba tuwugira sembolo y'ubukristo. Ni iki gituma umusaraba uhinduka sembolo, igishushanyo, ikirangantego cy'ubukristo? Nuko umwami wacu yawubambweho, hanyuma ku munsi wa gatatu akazuka. Yamara kuzuka akazuka anesheje ibitunanira byose. Turaza kubibona. Ariko ikindi, buriya umusaraba icyo ngukundira, nushaka kumenya abantu, nushaka kumenya isi, nushaka gusobanukirwa abantu, uzahagarare munsi y'umusaraba. Uzakurikire Yesu ajya ku musaraba. Nta kintu na kimwe uzabona mu buzima kitari munsi y'umusaraba cy'ikibazo. Amen. Kuko buriya icya mbere, nushaka kumva jenoside yakorewe Abatutsi, nabwo uzahagarare munsi y'umusaraba. Munsi y'umusaraba ikintu cya mbere uzasobanukirwa gikomeye ni uguhinduka vuba k'umwana w'umuntu. Kugira gute? Guhinduka vuba k'umwana w'umuntu. Muribuka mbere yuko Yesu ajya ku musaraba, abantu bari baje bamushagaye, bamuririmba, bamuririmbira, bashashe imyenda, bazunguza amashami. Hanyuma hacaho icyumweru kimwe, ba bantu basasaga imyenda, ba bantu bazunguzaga amashami barahaguruka baraza bohejwe n'abatambyi bakuru.
baravuga ngo nabambwe, ko no guhinduka k'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu nazaguhinduka, uzahagarare munsi y'umusaraba nubwira Yesu ngo abantu bampindutse, azakubwira ngo ikaze mu isi y'abahinduka, ikaze mu isi y'abagambanyi bahoze ari inshuti, ikaze mu isi y'inshuti ujya kureba igakora nkaho itigeze ikumenya. Nuhagara munsi y'umusaraba ibyo ngibyo uzabyumva, kandi nubwira Yesu azakumva kubera ko abizi neza. Umwana w'umuntu arahinduka. Umugabo wawe naguhinduka kuko natwe turahinduka. Umugore wawe naguhinduka kuko nabo barahinduka. Uzahagarare munsi y'umusaraba nubwira Yesu ngo umugore yampindutse, azakubwira ati na Petero yaranyihakanye kandi yari yarahiye ko tuzapfana. Azakubwira ati abigishwa banjye 10 nitoranirije tukagendana, babonye bamfashe bariruka baransiga. Azakubwira ati wangambaniye akangurisha n'uwo nizeraga cyane, nari nabikije amafaranga ya ministry yanjye. Nta kintu na kimwe uzababazwa Yesu atanyuzemo. Haleluya. Kandi bimbabwira muzahura nabyo. Hari imvugo numvise abajene bazanye muri no minsi ariko ifitemo kuri kwinshi. Baravuga ngo niba isi itaragukaranga ngo ntuzagire ngo nuko yakwibagiwe, ngo aracyashaka ibirungo. Niba isi itaragukaranga ntuzagire ngo yarakwibagiwe, ahubwo iracyagushakira ibirungo, kuko izagukaranga umunsi umwe cyangwa uwundi izagukaranga. Ariko nigukaranga uzahagarare munsi y'umusaraba utakiri umwami wigeze gukarangwa. Mwami wakomeretse nitwe waziraga, wahemutyo mwami ushinyagurirwa, kera utaraza mw'isi wari ufite ubwiza dore uko muri abo bami. Uyu mwami wakomeretse, intimba zose uzahura nazo, umunsi isi izahindukira ikagukaranga, uzamenye ngo icyatumye ajya ku musaraba ni ukugira ngo ajye ashobora gutabara ab'isi yakaranze bose, kuko nawe yaramukaranze. Haleluya. Ikindi cya kabiri uzasobanukirwa nuhagarara munsi y'umusaraba ni ubugome bw'umwana w'umuntu. Buriya mu rupfu rwa Yesu uratangara cyane. Pilato yaramurebye aravuga ati ariko ndabona nta cyaha afite, ariko kugira ngo anezeze abatambyi bakuru n'abaravuga ati reka mbanze mukubite, wenda nibabona mubabaje cyane impuhwe ziragaruka. Se Pilato yamukubitishirizaga iki ko nta cyaha yari yamubonyeho? Ariko hari ukuntu abantu bishimira kubona umuntu ababara. Aramukubita ariko baranga, baravuga toya nubwo wamukubise twebwe icyo dushaka nuko apfa. Nabambwe tumubona apfa. Abaha abasirikare, amuha abasirikare ngo bajye kumubamba, baravuga ati ariko natwe ntituviramo, reka twongereho akacu k'ubugome. Ririya kambaho ry'amaho bamwambitse ntaryo Pilato yari yabategetse, ariko bagombaga kongeraho akawe. Wari wabona abantu barimo gukubita umujura. Buriya rero mushobora kwibwira ngo nibyo bari abantu b'Abaroma n'abandi, ariko uca ku muhanda abantu bafashe umujura, hakamanuka abantu batamuzi, bagasanga abantu barimo baramukubita, bati kimuragikubitira iki, bati kibye. Ukabona umuntu avuyemo amuteye umugeri kandi ntabwo amuzi, ntiyamubonye yiba, ntacyo yamwibye, umukubitiye iki? Ariko ugomba kwiratura nawe ukamutera umugeri kandi atakwibye. Kubera iki? Niko kamere y'umuntu imera, ikunda kubabaza abandi. Njye ntangara cyane yuko buriya niyo badakubise, mbitangarira cyane mu rugo ukuntu umuntu yifata. Muramyigisha abagabo n'abagore nkabwira ngo kuki mwibabaza?
hari n'uwo nabibwiraga ejo bundi ahangaha, umugabo agahima umugore byaseriye, akamuhima akajya anabimubwira ati jyewe nzagusaza. Ese uyu mugore mwarashakanye, mwarakundanye, mwabyaranye abana, ariko none ugomba kumubabaza. Ubundi jyewe numva nakurambiwe nakubwira ntari kuzi ikintu, reka dutandukane neza, igendere nanjye ngende, nta mpamvu yo kubabazanya. Ariko umuntu akababaza undi gusa, akajya amwicira kurwara nk'inda, akamubabaza gusa. Kubera iki? Biri muri kamere muntu. Ariko nujya munsi y'umusaraba uzayihasanga. Nibikubaho uzavuge ngo ibi wa mwami nizeye nabyo ashobora kubyumva, kuko ubugome bw'umwana w'umuntu yarabusogonye. Amen. Njya mbabwira hano urugero nigeze guha umupfakazi umwe, yari yambwiye ati ntuzongere kwigisha ibintu byo kubabarira kuko uri umugabo. Ntabwo mwebwe abagabo hari ibintu mutabonye, ati kuri umugabo ushobora kumva ute akababaro k'umuntu w'umubyeyi nkanjye, bambitse ubusa bakantembereza umurwa nambaye ubusa buri ku musozi aho abantu bose banzi. Ngerageza kubyumvisha kuko numva sinabyumva. Uzi impamvu burya abagabo n'abagore ntiduteye kimwe. Twebwe kera twajyaga tujya gushokera inka, tugakuramo amakabutura tukayata hejuru y'iriba, tukigenda twiyambariye nk'uko Adamu yagendaga, nta kibazo. Ariko nta mukobwa w'inkumi nigeze mbona bikora. Noneho tekereza uri umubyeyi wabyaye, bakagutembereza umusozi wose wambaye ubusa. Yarabimbwiye numva nanjye sinabyumva, ndamubwira ariko reka nkubwire, uyu mwami nkubwira bamubambye yambaye ubusa, ujye ugenda ubimubwire azakuruhura. Buriya rero reka nongereho icyanyuma, hanyuma iyo ngingo nanayiveho. Ariko munsi y'umusaraba niho twavugaga umugisha wo gutura munsi y'umusaraba. Abana bazahemukira ababyeyi, ababyeyi bazahemukira abana, uzuzura n'umuntu aguhemukira, abagabo bazahemukira abagore, abakolege bazaguhemukira, isi zaguhinduka. Ariko icyo nenda kubabwira, hari umwami udahinduka kandi wasogongeye ku byo tunyuramo byose. Uwo niwe wenyine ushobora kuturuhura. Munsi y'umusaraba niho igihugu nk'u Rwanda gishobora guhagarara kigakira. Ndaza kubigeraho. Hanyuma reka ngere no ku itorero. Muzumva muri ino minsi ubu ngubu bazatujomba ibikwasi bitari bikeye, batari ku itorero, bati ntacyo ryamaze itorero. Nigeze kumara igihe kirekire, noneho rimwe nagiye muri Australia, umuntu arambaza ngo ariko ngo itorero ryo mu Rwanda ngo ryari hehe ngo abantu bakorerwa jenoside. Numva umwuka arambwiye ngo mubwire ngo hagarara munsi y'umusaraba uramenya aho itorero ryari riri. Haleluya. Hagarara munsi y'umusaraba, kuko Yesu yari afite abigishwa 12. Yuda niwe wari wamugambaniye. Twagize ba Yuda bacu mu itorero, twagize ba Yuda bacu, twagize abapadiri, twagize abapastori, twagize ababishopu, barumuna ba Yuda baragambana. Singiye kubabwira amazina, muri no minsi muzayumva. Nimukurikira ibiganiro bizatangwa kuri radio, ntabwo muzarangiza iminsi 100 mutumvise nibura abapadiri n'abapastori n'ababishopu bagize uruhare muri genocide. Yuda. Muzabumva ba Petero, kuko Petero we yanambye kuri Yesu, aramubwira ati jewe niyo bakugira gutegeye tuzagendana, ariko akurikira Yesu arenga hinguka. Hanyuma igihe kigeze aramwihakana, ntiyamugambaniye ariko yaramwihakanye. Muzabumva barumuna ba Petero baragerageje, agahisha umuntu yamenye yuko bamenye ko yabimenye ko kwamuhishe, akaza akakubwira ati umbabarire, sinkiguhishe rwose, ugenda amahoro, ntibizanamenyekane ko ari igihe wari waraguhishe, uzagwa handi.
nyuma ya genocide ibyo byabaye ikibazo. Aturiya yarantanze, yanze kumpisha, ariko ba Petero babayeho. Ariko ntabwo yari yagambanye, yagize intege nke, yagize ububwa, yagize ubwoba. Ariko ubwo sundi umwe yagambanye, undi yamwihakanye, abandi 10 barahunze. Buriya ni mwitegereza uko u Rwanda rwari rumeze, iyo pourcentage niko imeze. Hari umubare munini w'abantu rwose innocent, ntibabigizemo uruhare, ntawe bafashije, ntawe bagambaniye, barihungiye. Ibyo se wabihora umuntu? Itorero niho ryari rihagaze 10 kuri 12, oya 9 da. Ariko habayemo umubrave umwe witwa Yohana, ajyana na Yesu, binjira mu nzu y'umutambyi mukuru yari ahari, basohokamo Yesu atwaye umusaraba, aramukurikira. Munsi y'umusaraba Yohana yarahagaze, amunambaho mpaka. Nabo nabo twarabagize. Tuvuye muri genocide, nari mfite ikibazo nk'umuvuga butumwa, nari mfite akantu kenda kumera nka trauma, nubwo katagaragaraga. Nibazaga itorero ryari hehe biriya bintu bikoreka. Noneho hari umusore wabaga iwanjye nabonaga nawe byamucanze, ndamubwira nshaka nkubwire, sinzi umuntu twahuye, ndamubwira ndashaka gukorekta, ndashaka gukusanya ubuhamya bw'imyitwarire y'abakristo muri genocide, cyane cyane abitwaye neza ariko n'abitwaye nabi. Umuzungu twaganiraga arambwira ati amafaranga turayaguha, barayampa. Mfata uwo musore ndamubwira nabonye amafaranga makeya, ndakugurira kasetofone n'amakasete n'amabuye, nkwiye tike nayo uzajya urya uzenguruka igihugu cyose unshakira ubuhamya bw'abakristo. Nanditsemo igitabo cyitwa Faith and Fire, kwizera mu gihe cy'umuriro, imyitwarire y'abakristo mu gihe cya genocide yakorewe Abatutsi. Abapadiri bitwaye neza n'abitwaye nabi, abapastori bitwaye neza n'abitwaye nabi, abagabo bitwaye neza n'abitwaye nabi, byose usanga kuriya byagenze kubigishwa. N'ahandi niko byagenze. Bamwe baragambanye, abandi bagize ubwoba, abandi barirutse barigendera, ariko hari n'abahagaze neza, hari n'abemeye gupfana n'abandi. Umupadiri twari twariganye, burya iyo umuntu azaba intwari arabivukana. Muri 73 batwirukana, niwe wadukijije. Yaraje abwira abagenzi bacu, aravuga ati ijoro warabakubita, tujya kuryama twiteguye, babona tuje twiteguye, ibyo kudukubita barabireka. Yaje gukura abapadiri, yabaga Mukarange, muzamwumva bamuvuga, Neza Jean Bosco, baje kumwicira abakristo, arahagarara aravuga ati ntabwo munyicira abakristo. Baramubwira ati wewe vaho, turabizi uruwacu, vaho twebwe twica inyenzi, we ntacyo dupfa nawe. Aravuga ati mbere yuko mubica nimumanze munyice. Bati nibyo uvuze. Bigira inyuma mutera grenade, barangije bica abantu, ariko yabanje gupfa. Ahagarara neza. Hari ba Yohana bahagaze munsi y'umusaraba kurinda birangira. Ahubwo ikibazo tuba tugomba kwibaza, iyo umuntu w'inshuti yawe isi muhindukiranye, umva, buriya hari ibintu bimwe iyo utaranyura muri byo, uri umupastori cyangwa uri inshuti y'umuntu, hari igihe isi karanga inshuti yawe. Abantu bavuga ati ariko buriya ubwo bacanye uriya muriro wigireyo, amavuta ataza kugutarukira. Burya niho ubucuti bupimirwa. Mu Rwanda iyo inshuti yashyizwe ku gipimo, abantu bakugira inama yo kwihunga ngo wigireyo amaraso atagutarukira. Isi niguteka, abantu bakagusiga, uzasigarana na Yesu ko we ntazakureka. Ariko isi niteka inshuti yawe, uzibaze niba uzaba Yohana, niba uzaba Petero, cyangwa uzaba Yuda, cyangwa uzabarwa muri bari 9 birukanyiye. Iyo birangiye, ba Petero baragaruka,
na bagenzi babo. Hari igihe isi yigeze kunkaranga, hanyuma umuntu w'inshuti yanjye arantelefona nyitimbwa cyane ni muswa, hanyuma umuriro umaze kuzima arampamagara arambwira ngo se ngo amakuru n'ibiki byose, ariko ndamubwira ariko ni muwasekuruza wa Petero mupfana iki? Ati twembi turabarokore ntiwiteka guha umugisha. Nashakaga umujombe ikikwasi, ariko umugisha yagize nuko igikwasi namujombye ntiyacyumvise. Hari igihe umuntu w'inshuti yawe abona isi yagukaranze akakwitarura. Ubwo rero mbabwire, niba zagukaranga inshuti zawe zikakwitarura, hari inshuti imwe idahana, ni Yesu. Amen. Aha rero ngira ngo ni ikintu dukwiye gutekerezaho cyane. Reka njye ku gaciro k'umusaraba noneho mu gihugu cyababaye, kuko buriya impamvu ibi mbibabwira, abantu benshi babaho mu kintu ubu nayifu, sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda cyiza. Kuba nayifu ni ukuba kumera nk'intungane. Ndenda kubabwira ko ibintu ababwiraga ibyo Yesu yababajwe munsi y'umusaraba mu buryo bumwe cyangwa ubundi duhura nabyo buri munsi, ariko icyo twigira kuri Yesu nuko we yatuviriyemo umwami wababaye ushobora kudutabara iyo tubabaye. Haleluya. Ndibuka kuri Pasika ya 94 niyewe wigishije hano ku Giporoso, ko nari umukristo hano i Remera. Itariki 3 z'ukwezi kwa 4 94 niye wigishije kuri Pasika y'uwo munsi. Nigisha ku ijambo n'uyu munsi ndacyari ibuka ryo mu Baheburayo rivuga ngo yarapfuye arazuka, ngo kugira ngo abature abahoraga mu bubata bwo gutinya gupfa. Kuko twese duhora mu bubata bwo gutinya, ariko umwami wacu yarapfuye arazuka. Iki gihugu cyarapfuye kirazuka. Niyo mpamvu uyu munsi dushobora kuvuga, niyo mpamvu uyu munsi dushobora gushima. Buri iyi mpamvu twibuka no kugira ngo tunashime n'Imana. Haleluya. Dushime Imana. Niyo buriya niyo bavuga kugupfa no kuzuka kwa Yesu, Paulo yabyanditse neza, yandikira abakorinto arabwira ngo hashimwe Imana se umwami wacu Yesu Kristo, waduhereye imigisha yose yo mu mwuka muri Kristo Yesu. Ariko ayo ngayo mu Efeso, ahubwo mu bakorinto baravuga ngo hashimwe Imana se umwami wacu Yesu Kristo nyiri humure ryose, uduhumuriza, ngo kugira ngo kubw'ihumure twabonye natwe dushobore guhumuriza abandi. Ariko ririya humure riva hehe? Kumenya ngo dufite umwami wapfuye, bivuga ngo yababajwe ibyo dushobora kubabazwa byose, ageza no ku rupfu, ariko arazuka. Tugashima Imana. Imana izura n'ibyapfuye. Imana yongera ikazura umuryango wendaga kuzima. Imana yongera igatanga ibyiringiro aho byari byarashize. Hari abana benshi njya mbona bakanezeza. Jewe nakoze mu rubyiruko nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, nayoboraga umuryango wa AEE, dufite abantu benshi, dufite abapfakazi bihebye, dufite imfubyi zihebye, no mu rugo wanjye zihari. Ariko ikinezeza, hari benshi duhura muri no minsi nabareba kavuga ngo yes, Imana yaratuzuye. Hari amagambo Paulo yandikiye abakorinto nkunda cyane, aravuga ngo Imana yaturokoye urupfu rukomeye kuriya. Haleluya. Ngo iyaturokoye urupfu rukomeye rutyo, ngo nubira cyaturokora ukandi zahora iturokora. Amen. Bikadutera gushima Imana, tukavuga ngo iyakoze ibi ngibi n'ibindi zabikora. Iyakoze bya bindi n'ibisigaye izabirangiza. Ayo magambo najyaga nkunda kuyigishaho kera, muri kino gihe kubera yuko urupfu rw'igiye hirya, ariko najyaga nkunda kwigisha ayo magambo. Abakorinto ba 2 igice cya mbere umurongo wa 10 kanya basomera, aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo.
yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora. Nyuma y'imyaka 30 iracyaturokora. Ngo kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Erega buriya reka mbabwire, uyu munsi turibuka jenoside yakorewe abatutsi, ariko n'ubundi satani aracyayikora tu. Uzi kubona umuntu utarishwe n'imihoro urimo kwicwa n'inzoga, ukabona umuntu ntiyishwe n'imihoro ariko ni umusore yacitse ku icumu, abaye umugabo, wizeraga ko ibintu bigiye kumera neza, yishwe n'inzoga. Uwundi abaye ikirara, urugo rwamunaniye, ukavuga uti ariko se wa muntu satani aracyamwica. Ariko turacyafite ibyiringiro kuko iyaturokoye urupfu rukomeye kuriya, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Haleluya. N'ibisigaye izabikora. Ikindi buriya gituma twibuka, ni nacyo ngiye kugeraho hanyuma dusoze, kuko ejo tuzakomeza muri semina. Buriya kwibuka Imana irabikunda cyane nayo. Mu isezerano rya kera nimusoma, reka nsome hamwe honyine kuko sindi busome hose. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 24, gutegeka kwa kabiri igice cya 24, Imana iduha impamvu nziza yo kwibuka. Twibuka kugira ngo tube beza. Mwanyumvise? Twibuka kugira ngo tube beza, ukaba mwiza kubera ko wibuka. 24 umurongo wa 17 haravuga ngo ntuzagoreke urubanza rw'umusuhuke w'umunyamahanga. Ariko reka mbere kuri 16, base b'abana ntibakicwe babahora abana babo, kandi abana ntibakicwe babahora base. Umuntu wese yicishwe n'icyo cyaha. Ntuzagoreke urubanza rw'umusuhuke w'umunyamahanga cyangwa urw'imfubyi, kandi umwambaro w'umupfakazi ntukawumwakeho ingwate. Ahubwo ujye wibuka yuko, ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagucungura ikagukurayo. Nicyo gituma nkubuza kugenza utyo. Nusarura umurima wawe ukibagirwa umuganda muri wo, ntuzasubireyo kuwenda, uzabe uw'umusuhuke w'umunyamahanga n'uw'imfubyi n'uw'umupfakazi, kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Nukubitira umwelayo wawe kugusha imbuto zawo, ntugasubire kwakura amashami yawo bwa kabiri. Izisigaye zizabe iz'umusuhuke w'umunyamahanga n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Nusoroma imbuto z'uruzabibu rwawe, ntuzarusubiremo guhumba. Izisigaye zizabe iz'umusuhuke w'umunyamahanga n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, icyo gitumye ngutegeka kugenza utyo. Ujye wibuka kugira neza kuko wigeze kugirirwa nabi. Ujye wibuka gufasha abandi kuko nawe wigeze gusonza. Ujye wibuka kutagambanira abandi kuko nawe wigeze kugambanirwa. Ujye wibuka kudahemuka kuko wigeze guhemukirwa. Ubundi kwibuka inabi y'abandi, Imana iratubwira ngo tujye tubibyaza umusaruro, twe gusa nabo. Kuko ubundi muri gahunda ya Satani, iyo umuntu aguhemukiye agushushanya mu isura ye, ariko Imana ikavuga ngo ya uzumva ukuntu wababajwe n'uwakubeshyeye, uzumva ukuntu wababajwe n'uwaguhemukiye, uzumva ukuntu wababajwe n'uwakwambuye, bituma udahemukira abandi kuko uzi ko ibyo bintu bibabaza. Kandi numara kurya ugahaga, ujye wibuka ko nawe wigeze gusonza. Ariko wagenze ukuntu abantu bibagirwa. Ikintu kijya kimbabaza nuko umuntu wigeze kuba umukene, iyo amaze gukira ntabwo yibuka aho yavuye. Ariko reka mbabwire, yewe ntabwo nzabyibagirwa. Buriya ngira umutima woroshye ku bantu bamwe, ntabwo ari bose, ni bamwe. Ngira umutima woroshye ku bapfakazi kuko narezwe n'umupfakazi.
ngira umutima woroshye ku mwana w'imfubyi n'uw'umukene w'umunyeshuri, kuko nigeze kuba umunyeshuri ntafite amafaranga. Ariko aho icyo mbivugira ibi ngibi ni uko Imana nayo ibitegeka avuga ngo icyatumye nkure kugaca muri biriya bibazo ni ukugira ngo umenye kujya wita ku babinyuramo we kubirengagiza. Imana ikavuga ngo kuko mwigeze kuba nimwibuka mukibuka biriya byabaye ntimuzabisubiremo. Ariko abanyarwanda ntitwiga, cyehora ibintu njya mbabonamo bikantangaza. Buriya buhutu bwanyu n'ubututsi bwadusenyeye igihugu, bwatwiciye abantu, bwatwangirije ibintu, ubundi mubukundira iki? Cyewe ndatangara iyo mbona ikintu cyagutwaye abantu kigikunda. Ariko iriya dayimoni bayubakiye muri Ezekiyeli abantu bavuga ngo ibigirwamana byabo babyubakiye ibyumba mu mitima yabo. Cyarubakiwe kirakomeye, dagoni y'abanyarwanda irakomeye mu mitima yabo, barayubakiye. Iyo uvuze ubuhutu n'ubututsi abantu haha, reka ndekera aho ngaho mutavaho munanyita umunyamoko. Burya rero iyo tunze urutoki kigirwamana cy'abandi kirakurakarira. Muraho batari kurabona uriya munyamoko, kandi ubwo abayafite niwe waba warakaye. Ubundi iby'ubuhutu n'ubututsi cyo nta kintu bimbwira. Ariko nimwigenzure murebe kiriya kishi cyadusenyeye ntimwaba mukigicumbikiye. Ahera ko buri washinga icyuma hariya ku muryango gipima ubuhutu n'ubututsi cyavuga. Katwikomereza ariko umusaraba wa Yesu nicyo waje gukora, cyavuga cyavuga. Reka twikomereza umusaraba wa Yesu, igisubizo cyacu. Ibi tuzabikomeza ejo, reka byose ndi bubyinjiremo cyane, kuko Bibiliya tubwira ngo buriya Imana yabonye ibiturushya byose itanga umwana wayo. Aho twasomye muri Yesaya 53 baratubwira ngo yishyiraho intimba zacu n'imibabaro yacu, abijyana ku musaraba kugira ngo uremerewe wese namusanga ajya ashobora kumuruhura. Ariko ikintu kinezeza ngo yishyiraho n'ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu. Buriya rero munsi y'umusaraba niho umunyabyaha wahemutse n'uwahemukiwe bahurira, kandi narabibonye biba. Nigeze kujyana n'abandi twari twagiye kuvuga ubutumwa muri gereza ya Nsinda, ariko bari badutumiye babigambiriye ko nari specialiste wo kwigisha ibyo kwihana no kubabarira no kubabarirana. Kuko nanjye narabishakuje. Buriya nari mfite muri za 95 na 6 abantu bajyaga bibaza niba ntarasaze. Noneho haza umugore yaranejeje cyane, aza muri gereza ya Nsinda aje kubabarira umuntu wamwiciye. Baza bamuherekeje, maze kwigisha ku musaraba, mbona uko umusaraba ukora. Umugore wahuye na Yesu akamukuba, akamumaramo umushari wose, yarangiza akamushyiriramo amavuta y'umwuka agakira. Aje kubabarira umuntu wamwiciye, nawe wahuye na Yesu aramukuba, amwemeza ibyaha byarabyatura, bisabira imbabazi. Bahuye mbona kwihana guhuye n'imbabazi bihoberana. Ndavuga ngo izi ni imbaraga z'umusaraba mu gihugu cyakomeretse. Kandi ndababwiza ukuri, nimuzazenguruka iki gihugu mukabona umuntu wiyunze n'undi by'ukuri, ni abantu bahagaze munsi y'umusaraba. Yesu arabanza kuba uwahemukiwe, akuba n'uwahemutse, arangije ashyiramo supaguru yitwa imbuto z'umwuka, arafatanya, birakunda. Haleluya. Iyo umugabo yahagaze munsi y'umusaraba akemera ibyaha bye, umugore agahagarara munsi y'umusaraba akemera ibikomere bye, cyangwa se umugabo niba ari we wahemukiwe akemera ibikomere bye, Yesu akabanza akamwomora, umugore akemera ubuhemu bwe, nawe Yesu akamukuba. Iyo bahuye barongera bakarema urugo rwiza. Hari abantu banejeje cyane. Umugore yaragiye asaba divorce,
atandukana n'umugabo aragenda neza finished. Noneho bukeye barigisha umwuka w'Imana mukoraho, arabitekereza aravuga ati rwose umugabo wanjye buriya rero ukuntu yese ajya akora udutendo, umugabo wanjye ko numva nongeye kumukumbura, kandi niwe wari warasabye divorce. Aza kundeba aramubwira ati pastor, ati mfite ikibazo. Ntabwo ari umukristo wa hano muhumure, ari umukristo wa hano sinabivuga kuko mwahita mumenye uwo ari we, n'uwo handi nta nubwo ari n'uwo muri uyu mujyi. Noneho ndamubwira ntize urumva twabigenza dute? Ati wambabariye ukamumpamagarira ukamumbariza niba yanyemerera tukiyunga. Kandi mwararangiye gukora divorce, baratandukanye n'imitungo barayigabanye, byararangiye finished. Umugabo ndamuhamagara arambwira ati pastor, ati ndeka ati bugiye narahiye sinzongera gushaka umugore. Kubera iki? Ati jye nashatse rimwe, ati niyo ntekereje gushaka undi mugore numva uwo nashatse ataramva mu nubwo yampimukiye, ariko jyewe ndacyamukunda. Ubu se wabahuza byakunda? Ati uwo mugisha se nawukura hehe? Ntizana igihuru cy'indabyo nkwereke. Narabunze narababonye biyunga, ndavuga nti buriya ibi ni Yesu ubikora, we wenyine niwe ushobora gufata umugore akamukuba, agafata umugabo akamukuba. Barasinye divorce, abacamanza bakayemera, bagasubiramo bakongera bagasinyura, bagatangira process nayo ni ndende yo kongera kubana, ariko birakunda. Ariko nabonye abahutu n'abatutsi, nabonye abajenosideri biyunze nabo bahemukiye, kandi birakunda. Kuko munsi y'umusaraba hari imbaraga, munsi y'umusaraba hari imbaraga, munsi y'umusaraba hari imbaraga. Ndabihamya, narabibonye, ndabihamya. Reka ngarukiriza ibindi tuzabikomeza ejo, ariko niba wicayemo hano uyu mugoroba, herega bambe jenoside yakorewe abatutsi yabaye haciyeho imyaka 30, ariko n'uno munsi abantu baracyahemuka, abantu baracyagambana, abantu baracyabyigana, abantu baracyambura, abantu baracyabeshya, abantu baracyakomeretsa abandi. Niba wicayemo hano warakomeretse, wibuke ko Yesu yagiye ku musaraba yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu. Ariko niba hari nabo wahemukiye ukawumva umutima wawe uhora ugucira urubanza, wibuke ko yagiye ku musaraba yishyizeho ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu. Ibyo byose Yesu arabiruhura. Ubwira umwami Yesu ngo mwami Yesu, utunganye umutima wanjye, unyeze, unduhuri, dusenge Imana. Ariko wumvise umwuka w'Imana avugana nawe, maze ibindushya byose ndabimukorera, nta wundi utari Yesu wabyihanganira. Ndamwegera njyahwari, ndushye ntentebutse, ndagenda mpawe intege, sindishirijwe be n'ukwamaganya yanjye, nyakurwaho nawe, nduhukira muri we, amahoro roye Imanueli Kristo, sinarihebuje rimbera nk'imibavu, ihumurane samwami bankawe, akabineza ye n'imbabazi
dusenge Imana iyo bayita remix ndirimbo ukayivanga ukavanamo icyo washakaga kuvuga hanyuma buri muntu wese umwuka akamubwira ibimureba niba wicayemo hano wumvise umwuka w'Imana avugana nawe uzamura ikiganza cyawe ubwire Yesu ngo mwami Yesu nduhura turagushimye mwamana yacu haleluya wari ubizi neza yuko iyi si yacu izatugora kuko iyi si yacu yuzuyemo ibibazo iyi si yose yacu yuzuyemo ibyaha bikomeretsa imitima y'abana bigakomeretsa imitima y'ababyeyi bigakomeretsa imitima y'abavandimwe bigakomeretsa imitima y'abakolege ariko uraza urakomereka nawe kugira ngo ujye ubasha kuturuhura ibiganza byose bizamutse imbere yawe bifate urambure cya kiganza warambuye ku musaraba bagateramo imisumari wishyizeho intimba zacu bakubeshyeye bakugambaniye bakwambitse ubusa bagukojeje isoni kugira ngo uzaza wese yababajwe mu buryo cyangwa ubundi uzashobore kumuruhura kandi warambuye ukundi kuboko bateramo imisumari wishyizeho intimba zacu ariko ukundi kuboko wishyizeho ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu ubabarira bakugambaniye ubabarira bagutereranye ubabarira bakubambye ubabarira bagukojeje isoni urasenga ngo data wabone ko batazi ibyo bakora kugira ngo duhe icyitegererezo cy'uko tuzitwara ibyo ngibyo ntibitubaho urambura ikiganza cyawe ufate buri muntu wese hano ukurikije ubukene bwe ukurikije ibibazo bye ukurikije ibimugoye umubere igisubizo kuko ku musaraba watanze igisubizo cy'ibibazo byacu byose intimba zacu zishyiraho imibabaro yacu yishyiraho ibyaha byacu byishyiraho ndetse n'ubumuga bwacu kuko warababajwe mu mubiri wumva uburyo nabyo bibabaza urambura ikiganza cyawe ukore kuri buri muntu uruhura imitima yacu utwambike imbaraga nshya mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo amen tuzakomeza ejo Zaburi ya mbere